Ndi Papa Sava. mwongera mwitse muvuze impundu mwababyeyi. Reka rero Papa Sava niyo mpamvu narimbwiye ababyeyi ngo wongere binikize bavuze impundu. Ntabwo byari byoroshye ariko burya nta nubwo biba bikomeye, ntabwo biba bikomeye, ahubwo nuko abantu baba bagomba kuganira. Reka rero uyu mwanya mbashimire, reka mbashimire kuba muduhaye amaboko, mukaba mwunguye umuryango, mukaba muvuze muti natwe reka tubahe icyo tubarusha. Burya imiryango niko yabagaho. Wa muhungu hose jya uhaguruka wa mwana we, urampera inyuma ituro sha. Papa Sava rero iryo ni ituro ry'ishimwe kubw'umugeni muduhaye. Urakoze cyane. Nuko muryango mugari rero akaba nyirasenge w'umukobwa kuko bareze neza, ubwo turaza kukabashyikiriza. Nuko urakoze rero. Nkiraho rero buriya ndabizi neza ko mufite umuco, natwe dufite undi muraduhaye, ariko ntabwo muhaye ingayi, muhaye umuryango. Kandi reka nkubwire turakomeye, turi umuryango mwiza. Umwana rero yaratangwaga, umusozi ukazamuka inka ukamanuka umugeni. Nicyo kigezweho rero, sinikosha rero, nagira ngo munkoshe. Uyu muryango kuwumenyereyemo wabigize nk'uko usanzwe ubigenza. Kw'ingendo n'intero ari bya bindi. Ubu tujye kukubwira burya habaho gutegeka cyangwa hakabaho. Reka ndeke kukugora, hano nta mpamvu yo kugorana, tuba twaganiriye. Kandi rwose ngushimira umuryango wahatswe neza. Bagize uwo batuma rwose, ntago wabaye nka wa wundi ngo babuze uwo batuma barantuma, batumye umugabo. None rero reka nkwereke, ntabwo uje gusumbakaza ahangaha ngo urazana ngo inka ni imbyeyi n'izazo. Oya, ntabwo uje gusumbakaza. Uragira utyo undebereye inka ntizibarwa burya. Ndebera inyana nziza 8, inyana 8. Wenda icyo kiri kumwe na nyina izayiherekeza, ariko nyina bazaze bongere barongore bajyane. Kuko umukobwa wanjye ni umukobwa, ntanze avuyemo ngo uraza gusumbakaza. Hanyuma uzindebere nziza, nohereza abana barebe icebe, barebe urwakanakana, barebe. Ndabizi neza ko ntabwo ndibukubwire ngo wohereze ba veterineri, nta burenge buri iwacu, nta n'indwara ihari. Hanyuma nk'uko ubivuze, urohereza abana bazi kureba, bagende bazirebe imikondo, ubundi zirahari. Ntabwo turi aborozi, turi abatunzi. Ariko mwabivanze byose mukorora mukanatunga. Turoroza. Wakoroza utoroye. Tugeze turoroza. Ni mu bihuze. Turatunze. Ikinyarwanda cyacu rusange. Ni mu bihuze. Tworore tunatunge. Munatunge kuko utoroye neza ntiwatunga. Kuko korora ni ukuzitaho ukazikenura. Gira hino. Reka nongere nge juru, hanyuma
kera abasore baradahiraga ariko turashaje turashaje ariko twarabyigeze. yego harimo munyu nuko ukabyara akira shankirira inyuma aho cyo egera hino mva umubyeyi mu bitugu papa. umubyeyi mu bitugu. rero ntabwo inka zacu zishobora no kubura ubwatsi. iyi ni imashini ntabwo ari nanga ijoro nka za zindi bajya bavuga, dore ko nta n'uri kunda. iyi ni imashini ikata ubwatsi. akira nta joro ridacya. rero urabizi ko twajyaga tumanuka umusozi tukajya gushaka amazi. ubu byaroroshye. ngiki kibumbiro harya ya maberuka na za cyapa ngona bushize mwarabitunganyije? oya ibyo twarabitunganyije. ibyo byararangiye. terwa nuko mwabige cyozi yaje mbere. rero ngira ngo ahari ikindi nasobwaho naba nibeshye nk'umuntu. ahasigaye harya ndacyaza uru rwandiko rero hakuwemo ubundi butumwa bwose. ni amabarate yazo ubu bisigaye bigize harimo aha. amabarate nta nubwo twari kuvuga n'amabara. murajya mubona amabara yanditse ku mabara. ubonye ko kugira ngo zitabweho neza cyane muri iyi minsi zisigaye nazo zigira amaherena. umubyeyi ati ni amabara, ati ndumva atari njyewe areba cyane, ndumva ari mwebwe nabishinga hanyuma mukabyitaho. umva mwa kirimo kirasha yaruka genda undebere hanyuma uzumbwire. genda undebere hanyuma uze umbwire ikirimo aho mwa. bamushyizemo akazi k'umuhungu wanjye buriya araza yambwire. mwongere mukwemo mu mashero dushimire. ariko uzi ko niyo wafata ka gakombe ka teremusi ayo mashyi bakahindura isukari atagakoze. mujye mukoma mu mashyi mushimira ababyeyi baganira. nimugatume dusaba amashyi mu kiganiro cyiza, mu gitaramo nk'iki cyiza cy'ababyeyi. hari ubwo abantu rwose ntabwo aba ari byiza, ntabwo ari ubupfura. munyibukije umuntu ejo bundi wagize gutya ari mu modoka, bamukora mu mufuka bamwiba telefone. umusaza ararakara aravuga ati ndakora agashya, ndakora ikintu ntarakora, ati ninabona telefone yanjye. kandi ubwo umuntu wari uyitwaye yaricaye mu modoka aravuga ati ngewe ngombemo n'umuntu unyinishije utwaye telefone yanjye. shoferi arahagarara abwira abagenzi ati mwese muri iyi modoka mwakihanganye mwokagira imana mwe, uyu musaza adakora ishyano mukazana telefone. havamo umuntu umwe kubera ubwoba wari uyibye ati rwose mumbabarire ninjye wari utwaye telefone. arayimuha. shoferi abaza umusaza ati se muzehe ko wari urakaye tubwira ikintu wari gukora. atari nari kuva hano, avuga ngo nari kuva hano muri iyi modoka paka nkagera mu rugo n'amaguru. barumirwa rero. nimukomeze muryoherwe mu gihe tugitegereje umuntu. nuko ijambo ni iry'ababyeyi, hanyuma mukomeze muganire.
niko se muzehe ndakubona ibintu twavuganye uzi uko twavuganye nawe jya undeka kubera si iki niba naragutumye ariko mfite uburenganzira nk'iwanjye niko muzehe aho imfura zisezeraniye ko ariho zihurira hanyuma haba mbona urimo unkinisha unkinishamo n'ibiki ibi nibyo twavuganye ndeka nawe ariko ntukamvugiremo mu rugo rwanjye si wowe mbaza twavuganye ngo iki ese uwo muhungu wanyu uko namubonye hariya yavuganye iki n'umukobwa wanjye hari ibyo twavuganye none ntabwo muri kubyuzuza kandi njyewe nababwiye imvune umwana wanjye naramuvunikiye kuva urusoro rukigera mu nda yanjye ibyo bintu byose narabikubwiye uza amagi nirukanga njya kugura uzi ibinyomoro nirukanga njya kugura ngira ngo ngaburire nyina umwana agira ubuzima bwiza mu nda uza amata uza amasambu nagurishije ubwo urikoze uraje uti twaravuganye nakubwiye ko niba bitakunze bitazakunda nyine ntutanyuzuriza amasezerano umwana wanjye yize amashuri abanza yiga yisumbuye araminuza ibyo byose nagurishije inka nagurishije amasambu nagurishije umva igitoki cyajyaga kwana nagishakiye umugozi none warangiza mukajya ariko rero wa mugabo nawe ureke niba ushaka uzabyara abawe ari uzi ko hari n'igihe cyageze hari andi mashuri bongeyeho ngo niba ari yo kujya kuminuza niba ari kumetiriza niba ari kugira gute ibyo byose naravunikaga nyina none urashaka kumutwarira ubusa nakubwiye niba uzi ko utikwishe bivugira hano hagati y'abantu kuko njye ntabwo nabyemera wowe mubivuganeho bakwase bakwiki ibi nibyo twavuganye ibyo twavuganye miliyoni zingahe 5 none muhere kuva umwana akivuka kumwitaho kugira ngo agire ubuzima bwiza umushakire indyo yuzuye ibirinda indwara ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga hakavuka amezi 6 kamushakira imfashabere ku mezi 6 ngo ni 9 kugenda kugera ku minsi 1000 ya mbere ubuzima bw'umwana umwitaho ubwo rwara urugamba njyewe na nyina arakura none mushyira mu mashuri abanza arazamuka none ngo miliyoni 1 none se ntizari inshingano zawe hatunga umubyeyi none se niko wa musaza niba ari niko nyiragitari uwo mukobwa wanjye ko agiye muri uyu muryango amafaranga namutanzeho ko agiye kujya akora amafaranga ajyana muri uwo muryango nje nzasigara ameze none se munsiga ndi igihwerahwere umwana yubatse ntiwanezerwa umwana yubatse sinanezerwa nanjye ariko hakagira icyo nsigara Ese ko wabo basenyeye bo bakubakisha urugo rwabo iki koko hato miliyoni 5 wewe wari wazitunga mu mufuka uzi ubwenge apakiye mu mutwe murabugurisha erega natwe twarigishaga wigishaga wawe natwe twigisha twese turabyara natwe dufite abana turakosha tugashyingira ntabwo ugiye kubara ibyo watanze ku mwana hatonge ntabwo ubanza wabagumana ntabwo bishoboka mu nyuzurize miliyoni 5 zawe ntabwo nyemera afite ubwenge bwinshi agiye gukora agiye gukora cyangwa arakora agiye gukora erega yarize ikindi kandi basezeranye ivangamutungo ivangamutungo risesuye ubu none ko agiye gukora ajyana iwabo hari ikizagaruka iwanjye hanyuma njyewe n'uwiwanjye nsigare ndi igihwerahwe nzabahona niba ko miliyoni 5 byibura nanjye ngira icyo mpera none se nyine uko bivuze hatungiye
usibye ko utari ukwiye no gufata ijambo hano imbere y'aba bantu ufite abo watumye ibyo bintu ntabwo mwakabaye mwarabiganiriye bigakemuka mbere. twabivuganyeho hanyuma mu kubivuganaho ndababwira nti bitabaye miliyoni 5 ntabwo nyine bizashoboka mugende mu bitekerezo. Nyuma numva bati tuzaza umunsi uyu n'uyu, ubwo njye numvaga ko bazanye miliyoni 1.5. aha data aha kitatera cyane ngozi nyamugeza aha mwene mukera wa murejuru bakenda ngabenya aha cyenda urajya gutunganira mu ko ndeba umwe kunyuramo ugabuti uwumva afite uburenganzira ngaho ntawe ufite uburenganzira ku mwana wawe, ariko nkeka yuko mufata gahunda yo kujya mu murenge ibintu byose biba byumvikana. None se umwana wanjye yize ibintu byinshi uzi ubwenge ubwenge wibubara n'ako kazi ntabwo ukazi niba azakabona, sibyo? Ahubwo icyo nashaka kukubaza, uraduha mwanzuro ki? Turakomeza ubukwe, turabivamo, tubigenze dute? umwanzuro nta wundi n'uyu. Niba bumva batikwijiza miliyoni 5 ntazo bafite, dusubike. goya nta gusubika, byanasubikwa ariko da reka no binabaye nagomba twasubika. Umukobwa wanjye se yabura afite ubwenge afite iki nta kundi. Bwo niba nta kintu mufite uwo musore naze gutenda ahangaha mubarire iminsi atangira akore nayakoreye yazanye azarangiza umwaka miliyoni 5 atazibo se 3 n'igice ibi biheruka he aha mu ibi biheruka he mfite akazi kenshi azakora amanywa na nijoro koko umwaka aya mafaranga miliyoni 3 n'igice azaba atazibona. Noneho umukobwa ugiye kumushyingirana y'intuza umuntu utakigira umugongo amanywa nijoro. Mfite akazi kenshi none kugira ngo abigire vuba vuba amafaranga yabo. ubwo se azasubira akiri umugabo cyangwa uzaba wohereje umwaka nushira nibwo azajya azarongora cyane rwose. None se atureka nkubaze, ndabyumva dagutenda birabaye cyabigize bite ko mwagiye mu murenge uwo mukobwa we no muhungu ubungubu ko ari umugore n'umugabo mu rwego rw'amategeko bo niba bumvikana ko nabonye bose umukobwa wawe yashokoje yagize ate nibigendera gutyo urabigenza ute? Bahereza yangaya nayo bayajyane aho buraje abonye inkoko iruka